ni uku dutangiye episode yacu akangahe ya 11. dore icyitwa inyamaswa ziri mu ishyamba. Nyagasani Imana, harimo ingona, harimo amadinezoro, ibintu byakaze. izi dinezoro ziri hano ntabwo zijya abantu sozo, iyo zibonye byakaze zirahunga, zirarika imigozi y'amazosi yazo zijya kure. ariko sha dinezoro yabaga ari nini. ko hari ibintu ndeba ubundi hari ahantu burahajyamo ibyatsi bingana iki. cyitwa dinezoro to ishyamba rimwe ikirwa kimwe to kumbi mu kirwa harimo iki, harimo ikitagangurirwa. dore urutagangurirwa rwakuze we, ntabwo ari ingona gusa n'ibitagangurirwa birahari. Nyagasani Imana, dore ngo biratangira kwirukangana abantu nabo. ndavuga ngo abantu bari hano bafite ibyago, bafite ibibazo bikomeye cyane kuba baraguye kuri bino birwa. ntabwo ari inyamaswa zonyine. Nyagasani Imana dore abantu ngo bariruka bakavuduka birukanka bahunga ibintu byakaze, ibintu byakaze. Nyagasani Imana, ntabwo rino shyamba turabona uko turivamo. dore ngo ibitagangurirwa birabagota. dore icyitwa gutegwa mpushi n'igitagangurirwa cyangwa se n'ibiremwa by'ibinyamaswa bitari abantu. dore shado, dore umukobwa ungana gitambuka, imari itaga ngo kigiye kumufata, habura gato. abantu bariruka barahunga ibintu byakaze. ntabwo ibintu biri hano ari ibyo kuvugirwamo. ni nangaha dushoreje agace kacu ka 11. turongera episode yacu ya 12. Imana ibaho umugisha.